Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku bwoko bw'imboga butangaje ndetse n'abashobora kubwita imbuto, ariko muri rusange ni imboga zishobora gukorwamo salade. Ushobora kuzirya mu buryo butandukanye. Nta kindi turi buganireho kuri kokombure. Kokombure iratangaje burya, bitewe n'ibyiza ndetse n'akamaro igirira umubiri wa muntu. Ndetse burya kutarya kokombure ni ugucikwa. Ni ugucikwa ibyiza tuyisangamo. Kokombure igufasha kugabanya ibiro by'umurengera. Igabanya isukari y'umurengera mu maraso, ibyo bikagabanya n'ibyago byo kuba warwara diyabete. Kokombure igabanya ibyago byo kuba twarwara indwara z'umutima, indwara za diyabete ndetse n'indwara za hypertension. Ni indwara nyinshi kokombure ishobora kukurinda. Muri kino kiganiro rero turaza kugusobanurira uburyo kokombure ari nziza, uburyo ari nziza ku ruhu rwawe, uburyo ari nziza ku mikorere y'umutima ndetse n'uburyo ibasha gusukura umubiri wawe, igakuramo imyanda yose ku buryo utandukana n'uburwayi ndetse n'indi ngaruka bishobora kugutera cyangwa se byagusigira. Si ibyo gusa, ariko burya kokombure ni urubuto rwiza rwuzuyemo amazi ku kigero cya 95%, ndetse ahanini barwita n'urubuto rw'abagore kubera ko ruhaza umubiri wabo, rugatuma umubiri wabo ugira amazi ahagije. Ndetse ahanini hari n'abavuga ko ushobora kubafasha kwitwara neza mu gitanda no kugira ububobere buhagije. Buretse ko njye ntabwo ari byo ndi buvugeho muri kino kiganiro. Ndakubwira ku byiza, akamaro ndetse n'ibitangaza bya kokombure bigera kuri 5 ku mubiri wa muntu. Ndetse urasanga nawe wari ukwiye kurya izi mboga za kokombure kubera ko ari nziza kuri wowe. Reka dutangirire ku byiza bya mbere byo kurya kokombure. Nuko burya kokombure ikungahaye ku mazi menshi, ibyo bikarinda umubiri wacu umwuma mu gihe wayiriye. Ku kigero cya 95% burya kokombure aba ari amazi. Ndetse ahanini burya kokombure ifasha umubiri wacu kugira amazi ahagije ndetse no kugira ngo imyunyungugu iboneka mu mubiri, ibyitwa electrolyte bibashe kujya ku murongo cyangwa se bigira uburinganire mu mubiri. Kokombure rero kuyirya bituma uturemangingo tw'umubiri tubona amazi ahagije. Ibyo bigatuma rero impyiko zawe zikora neza, bikakurinda umunaniro ukabije, ndetse bikanatuma nyine ubwonko bukora neza, ukabasha kwibuka no gufata mu mutwe. Kokombure rero ushobora kuyirya mu buryo butandukanye kugira ngo ubashe kuyivomamo aya mazi. Ushobora kuyirya wayikasemo uduslice duto cyane, ukabasha nyine kuyirya nyuma yo kurya, ariko n'igihe cyose wayirya. Kokombure ushobora kuyikuramo umutobe cyangwa se juice, ukayikamuramo ayo mazi nayo ukazajya uyanywa. Ibyiza bya kabiri byo kurya kokombure ni uko burya ibasha kugabanya ibiro by'umurengera, ndetse burya n'umuntu ushaka gumaintaininga taye ye, gusigasira taye ye, ashobora kurya kokombure. Kokombure ni urubuto rwiza rero rubonekamo kalori nke, ahubwo rukaba ari amazi menshi ndetse n'ibyitwa fibre dusanga nyine muri kokombure ku bwinshi. Muri make kokombure agakombe kayo kamwe kabonekamo kalori 16 ugereranyije n'ikigero gito, ahubwo noneho gasanga muri kokombure dusangamo fibre n'amazi gusa. Muri make kurya kokombure cyangwa se gukoresha kokombure wifuza kubungabunga ibiro byawe no kugabanya umubyibuho ukabije, nuko burya kokombure ituma digestion y'ibyo wariye igenda gake. Ibyo bigatuma rero utinda gusonza, ndetse bikanakurinda kuryagagura no kurya utuntu twa hato na hato turimo amasukari menshi. Ibyo rero bigatuma ahanini utandukana n'umubyibuho ukabije, ndetse n'ibiro byawe ukabasha kubibungabunga muri ubwo buryo. Ibyiza bya gatatu byo kurya kokombure ni uko burya ibasha gutuma igogora, system igogora ikorwa neza, cyangwa se igogora ry'ibyo twariye rikagenda neza. Kuko twabivuze muri kokombure dusangamo ibyitwa fibre. Fibre ni ingenzi cyane mu gutuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza, ndetse ahanini fibre inafasha nyine mu gutuma tugira uruhu rwiza. Fibre sinzi niba uri kuyisobanukirwa hano, ariko bifata nk'intungamubiri cyangwa se ibindi bintu dusanga muri kokombure, cyangwa se tukabisanga nanone mu mboga n'imbuto, bifasha mu gutuma umuntu yumva ahaze. Muri make fibre ntabwo ari intungamubiri igira kandi kamaro ku buryo yabasha gutunga uturemangingo, ahubwo ni uko iturinda, igatuma igogorwa rikorwa neza, igatuma dutandukana n'indwara zishobora gufata mu nzira z'igogora,
ndetse ikanatuma nyine tutabasirwa n'umubyibuho ukabije. Muri make fibre kuyirya bituma amara akora neza, bikakurinda indwara ya constipation ndetse bikanakurinda n'izindi ndwara zishobora gufata mu nzira z'igogora, yewe n'uburwayi bufata mu gifu. Muri make rero kokombure nanone igiramo amanzime anafasha mu gucagagura ibyo twariye. Muri make rero n'intungamubiri zikabasha kwakirwa neza bitewe no kuba twariye kokombure. Muri make kuyirya kokombure ukayiherekeje ibiryo wariye bituma ugubwa neza kandi bikanafasha igogora ry'ibyo wariye. Nanone burya kokombure inafasha mu kugusha neza umubiri ndetse burya ngo inafasha no kugabanya acide yo mu gifu n'ubundi burwayi bushobora gufata mu gifu. Akamaro ka kane ko kurya kokombure nuko burya tuyisangamo ibinyabutabire byitwa antioxida. Reka nze gusobanurire neza bino binyabutabire bisukura umubiri, bikabasha kunetarariza uburozi bwo mu bwoko bw'amatoxins ashobora kwangiza umubiri. Toxins zishobora gukomoka ku byo twariye, ku byo umubiri wakoresheje cyangwa se ibyo twanyoye yewe n'ibyo twahumetse. Muri make rero antioxida dusanga muri kokombure harimo nk'ayitwa beta carotene, ayitwa flavonoide ndetse n'ayitwa tannins. Aya rero akafasha mu kurwanya uburozi mu mubiri, kurinda umubiri wacu ndetse no kugabanya ibindi binyabutabire bishobora kwangiza umubiri bizwi nka oxidative stress. Muri make rero kokombure nyine kuyirya binarinda uturemangingo tw'umubiri kuba twakwangirika, cyane cyane by'umwihariko bikarinda uturemangingo sano tw'umubiri cyangwa se byitwa DNA cyangwa se ADN. Muri make rero kokombure nanone igabanya ibyago byo kuba twarwara indwara za kanseri n'indwara z'umutima bitewe na bino binyabutabire byo mu bwoko bwa antioxida dusanga muri kokombure. Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa muri kokombure, hasangwa kokombure igabanya ibyitwa inflammation mu mubiri ndetse ikanarinda ko umuntu yasaza imburagihe. Muri make rero kurya kokombure wayivanze ngo n'ibindi cyangwa se ukayirya wafashe n'ibindi bintu birimo nk'inyanya, imboga za epinari ni byiza cyane, ndetse ngo burya ngo ni byiza cyane kubirya kuri salade, bituma ubasha kubonamo ibyo binyabutabire bihagije birinda umubiri wacu. Ibyiza bya gatanu cyangwa se akamaro ka gatanu ko kurya kokombure nuko burya irinda uruhu rwacu, igatuma ruhorana itoto kandi igatuma rusa neza. Burya kokombure hari n'abashobora kuyikoresha nka skin care products cyangwa se nk'ikintu gifasha mu kwita ku ruhu. Burya kokombure rero ni nziza, tuyisangamo vitamini zishobora kugaburira uruhu ndetse n'imyunyungugu nayo ishobora kugaburira uruhu. Gukoresha kokombure rero bituma uruhu rwawe rusa neza kandi rukagira amazi ahagije. Nk'uko twabivuze, kokombure burya tuyisangamo amazi menshi ku kigero cya 95%. Bityo rero kuyirya bituma uruhu rwawe ruhorana itoto ndetse burya nuko wayisiga ku ruhu byose nabwo uruhu rwawe rumera neza. Nanone burya muri kokombure dusangamo vitamine C. Iyi vitamine nanone ikaba ifasha mu ikorwa by'ibyitwa collagen. Collagen ni ubwoko bwa proteine buboneka mu ruhu butuma uruhu rwacu rusa neza, rukoroha kandi rukagira itoto. Kokombure nanone ushobora kuyisiga ku ruhu igatuma uruhu rwawe rusa neza kandi ugatandukana n'uburwayi, cyane cyane nko gutwikwa n'izuba, indwara z'amakine ndetse n'izindi. Rero ushobora kuyikoresha nka face mask, ushobora kuyirya, ushobora kuyisiga ku ruhu ndetse uko wayikoresha kose ipfa kugera ku ruhu rwawe, irifasha gutuma rumera neza. Akamaro ka gatandatu ko kurya kokombure cyangwa se ko gukoresha kokombure nuko burya ifasha umubiri wacu mu kuringaniza ikigero cy'isukari yo mu maraso. Ibi bikaba ari byiza cyane ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diabete ndetse n'abashaka kubwirinda. Hari ubushakashatsi n'inyugu zitandukanye zagiye zikorwa kuri kokombure, basanga irimo ikinyabutabire cyitwa cucurbitacin cyangwa se cucurbitacin, kikaba ari ikinyabutabire kiboneka mu ruhu, kiboneka muri kokombure nanone kinafasha umubiri wacu mu kuringaniza ikigero cya insuline. Insuline ni umusemburo unafasha nanone mu kugabanya isukari y'umurengera mu maraso cyangwa se mu kuringaniza isukari. Hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa buza kugaragaza ko kokombure igira ubushobozi buhambaye mu kuringaniza ikigero cy'isukari mu maraso.
Akamaro ka karindwi ka kokombure ni uko burya ifasha nanone mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Kokombure tuyisangamo umunyungugu witwa potasiyumu. Potasiyumu ni umunyungugu twagiye tuvugaho inshuro nyinshi mu biganiro byacu. Kokombure rero bitewe na potasiyumu bituma umutima wacu ukora neza, ndetse burya potasiyumu ni ingenzi cyane mu mikorere y'umutima ndetse no mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, cyangwa se mu kuringaniza, mu gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Uti potasiyumu ikora ite? Potasiyumu rero ni umunyungugu w'ingenzi cyane mu kugabanya ingaruka z'undi munyungugu witwa sodiyumu. Burya umunyungugu wa sodiyumu ni mubi mu mubiri wacu, ariko ni ingenzi nanone turawukeneye. Potasiyumu rero ituma wa munyungugu wa sodiyumu uringanira ku buryo utabasha kurenga ngo ube mwinshi mu mubiri. Iyo sodiyumu ibaye nyinshi mu mubiri ishobora gutera ibibazo byo kuba warwara nk'indwara z'impyiko, kuba warwara indwara za hypertension ndetse n'izindi. Muri make potasiyumu ituma sodiyumu itiyongera cyane ngo ube wagira ibyo byago byo kuba warwara, ndetse n'umutima wawe kuba bikanawurinda nawo kurwara. Kokombure nanone tuyisangamo undi munyungugu witwa manyeziyumu ndetse n'ibyitwa fibre. Byose bikaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'umutima ndetse no kurinda umutima wacu. Nanone burya kokombure inafasha nanone mu kugabanya ibinure cyangwa se urugimbu rwo mu bwoko bwa cholesterol rushobora gutera ibibazo mu mubiri. Cyane cyane nyine burya hari cholesterol mbi izwi nka LDL, ikaba ari cholesterol ishobora kwangiza umutima wacu ndetse no kongera ibyago byo kuba twawurwara. Kokombure rero igabanya cholesterol mbi mu mubiri wacu. Akamaro ka gatandatu ko kurya kokombure ni uko burya ituma amagufwa yacu akomera ndetse akabasha kumera neza ku buryo bitayorohera kuvunika. Kokombure burya ni isoko nziza ya vitamini K. Vitamini K ni vitamini y'ingenzi cyane mu gutuma umunyungugu witwa calcium winjira mu mubiri, ndetse burya vitamini K iyo iri mu mubiri, umubiri wacu ubasha gukamura mu buryo buhagije umunyungugu wa calcium mu byo twariye. Kandi burya calcium nanone ni umunyungugu uzwiho cyane mu kurinda amagufwa yacu, mu gutuma akomera ndetse no gutuma yiyongera mu mubyimba cyangwa se bone density. Nanone burya kokombure kuyirya bigabanya ibyago byo kuba warwara indwara zo kumungwa kw'amagufwa izwi nka osteoporosis, ku buryo ushobora kuvunika mu buryo bworoshye iyo ufite iyi ndwara. Iyo rero wariye kokombure ibyago byo kurwara indwara biragabanuka. Akamaro ka cyenda ko kurya kokombure ni uko burya kokombure ifasha mu gusukura umubiri wacu ndetse no kuwukuramo uburozi n'ibinyabutabire bishobora kuwangiza. Kokombure rero burya ku kigero kinini ni amazi, nk'uko twavuze ku kigero cya 95%. Ayo mazi rero yagize mu mubiri abasha gufasha umubiri mu kuwoza ndetse no kuwusukura. Ibyo rero bikanarwanya nanone ibyitwa inflammation interne. Ibyo rero bikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara nyinshi zishobora gushamikira ku kuba umubiri wacu wuzuranyemo uburozi cyangwa se urimo imyanda. Nanone burya kokombure inafasha mu kurinda impyiko zacu, kubera ko burya kokombure iyo wayiriye bigabanya ibinyabutabire nk'ibyitwa uric acid cyangwa se uric acid mu mubiri. Ibyo rero nanone bikaba ari ibinyabutabire bishobora kwangiza impyiko zacu, kimwe n'ibyitwa ure cyangwa se uremia. Nanone burya kokombure ni nziza cyane kukurinda ibyago byinshi ndetse n'indwara n'ibice byinshi by'umubiri, cyane cyane organe z'ingenzi. Akamaro ka 10 ko kurya kokombure burya ni uko irinda amaso yacu ikanatuma abona neza. Kokombure burya ifite ubushobozi bwinshi bwo kurinda amaso yacu. Burya kokombure nanone gishobora gukoreshwa mu kuvura bari abantu bagira utudomo cyangwa se cercle z'umukara ku maso, ibyitwa dark circles around eyes. Nanone burya kokombure ushobora kwisiga muri ibyo bice by'umukara nyine byegereye amaso, iyo cercle cyangwa se urwo ruziga rw'umukara rwegereye amaso bikagenda bivaho gake gake. Nanone burya kokombure nanone gishobora kongera ku ntungamubiri zishobora gutuma amaso yacu abona neza, aho twavuga nka vitamine C ndetse n'ibyitwa beta carotene bifasha mu kurinda amaso yacu ndetse no kuba twagira ibibazo byo kutabona neza bitewe n'intungamubiri tubura. Akamaro ka 11 ko kurya kokombure nuko burya ituma tugira umusatsi mwiza. Rwose burya kokombure inagera ku musatsi igatuma umera neza. Kokombure rero
ibonekamo ikinyabutabire cyitwa silika. Silika rero iyo igeze mu mubiri ituma umubiri wacu ukora ibyitwa korajene, bituma umusatsi wacu ukura kandi ukamera neza. Buriya ngo kokombure no kwisiga ku musatsi, mu musatsi bituma umusatsi wacu ubona amazi ahagije ku buryo biwurinda kumagara, gucikagurika ndetse no kuba twanagira inda zo mu musatsi. Akamaro ka 12 ko kurya kokombure no kugabanya inflammation mu mubiri. Burya inflammation ni isoko nyinshi y'indwara zidakira, harimo nk'izi ndwara zizwi nka arthrite, amakanseri, diabete, hypertension, indwara z'umutima n'izindi nyinshi. Hari ibinyabutabire rero bibiri biboneka muri kokombure, hari ibyitwa flavonoids ndetse n'ibyitwa tannins. Ibyo byose bikaba birwanya inflammation mu mubiri, bikanaturinda rero buno burwayi. Muri make rero kokombure iturinda uburwayi bwinshi. Akamaro ka 13 ko kurya kokombure ni uko burya ituma ubwonko bwacu bukora neza. Kokombure rero burya ni ingenzi cyane mu gutuma mu mikorere myiza y'ubwonko. Kokombure dusangamo ikinyabutabire cyitwa fisetin. Fisetin rero nk'uko abagahanga babivuga, izwiho mu gutuma umuntu afata mu mutwe ndetse ikanarinda uturemangingo cyangwa se imyakura yumva y'ubwonko. Ibyo rero bikanatuma nanone indwara zifata ubwonko bitewe n'ubusaza, ibyago byazo byo gufatwa nazo bigabanuka mu gihe urya kokombure. Akamaro ka 14 ko kurya kokombure ni uko burya ituma ikanazamura systeme immunitaire, muri make yongera abasirikare b'umubiri. Kokombure burya tuyisangamo vitamine C n'ibinyabutabire byo mu bwoko bwa antioxidant bifasha mu gutuma abasirikare b'umubiri biyongera, bikanaturinda nanone kurwaragurika. Muri make vitamine C dusanga muri kokombure inafasha mu ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bazwi nka white blood cells cyangwa se intete z'umweru zo mu maraso. Ibyo rero bikanadufasha mu guhangana n'uburwayi no kurwaragurika bya hato na hato. Muri make kokombure ifite akamaro gatandukanye ku mubiri wa muntu, harimo kumurinda uburwayi, mu gutuma dusa neza ndetse no kugira ubuzima bwiza muri rusange. Wakora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wanakwandika igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi ahabigenewe.